Guys, buretse gato mbereka ibintu mbonye ngiye kubereka kumva. Mbonye abantu babiri, umuhungu n'umukobwa bari kwinjira mu gihuru, urumva kanze mbereka ibintu barimo buretse mbereka ibintu barimo, bari hano inyuma y'aka gakota, urumva hano inyuma y'aka gakota nayinjiye kwiyahirira, urumva mbonye umukobwa n'umuhungu bari kubebera mu ishyamba, kandi aha hantu buri gihe nkahaza nkasanga huzuye ibishashi bya kondomu, urumva ibishashi nyine by'inuza bya biboro nyine by'abanyabyaha, urumva nkayibigwa impamvu nyine bahaye ikintu kiba cyabihazanye. None mbonye abantu babiri, umuhungu n'umukobwa bari kwinjira bagana hano hantu. Ubuse baje kugira uti buretse gato mpinjira nkomeze murebe. Ariko ibi bintu biteye ubwoba, ndagaswinyigira mwamuzi se baze ndagaswa abantu. Ubuse baje kugira ute hano we, kanze ngiye kureba babona bari gusamba nta kindi, ariko n'ubundi nanjye ndi gukeka ko bari gukora. Buretse gato ndebe ko batari gusamba, nta buse baba bari kugira ute. Buretse gato wikumva. Ariko mfite ubwoba bwa ukuntu ngiye kugwa ku bantu bambaye ubusa mwana, nta kindi ni ahantu baba baje kugira ute, baje kwiga mate se. Kanze ngiye kureba mugani wa turebe ko bafite amakaye bari kwiga mate, bari gufata note. Buretse nzuminge hano naho ndi kubabona neza, kanzuminge hano naho nababona bari hano inyuma y'aka gakuta, nigubyoye gatoya. Kamanze ntegereze babona wenda hari bari kubanza gukuramo, cyo ndasanga kiri hafi wenda kurangiza. Ntagiteshereza kitaranarangiza wallahi, urumva. Buretse nze ninjire fresh mfite mpagera, buretse ariko mfite ubwoba mwana, mfite ubwoba bwataje. Twibaza ukuntu ngiye kugwa ku bantu nyine, ubu ndakeka ubu cyambaye ubusa n'urubuno mu kibara, ukiri kuzamura kabuno mu kibara. Kanze mbereke, kanze buretse mbereke, buretse nze hano noneho akunda kika ibintu, nta kindi kintu bari gukora, numva baracecetse nta kintu bari kuvuga. Ubu akabaye bari kuvuga nkabyumva, ikibazo nicyo kije nacyo. Kanze kibereke, wabona hari kiri hano. Buretse gato mfite ubwoba mwana, mfite ubwoba ndagaswe nyine. Ndi kwibaza ukuntu ngiye gutunga kamera abantu bari kwigirira mu kibara, ukuntu abantu bari kugira mu kibara ngiye kubatunga kamera mwana. Ndakeka ndagaswa araba ari ibisazi. Buretse nkwereke, buretse amasegonda nkangahe bari hano. Buretse hano nta bari bahari, hano nta bahari. Buretse nze mbereka ahandi noneho. Buretse nze ariko urabona ko nyine bari hano hafi do, basize ibintu ntabisinzi niba nta bintu mubonye. Basize kino gihe nuza bino, kino gicagi n'iki gihe headphone n'iruntu rumeze nka remote y'igisasu, ni igipabaka. Ariko bari hano hafi gucyura, ubwo bataye ntangiye kugera ku bintu byabo, ndakeka bari hano hafi. Buretse kanzuminge ndebe hano ntabo. Kanze ninjire mu gihuru, ndababona ndagaswingingire, nta hantu bancikira, uri kumva ababo nta hantu bancikira. Buretse ninjire mu gihuru, ntabo ndi kubona arabarengeye abahamba, ntibakibona mwese cyane imizimu, ariko ndakeka nta mizimu ibaho mwana. Abantu kanze nze mbarebe hose kabisa. Bari hano mu izi zone, ndabafata ndagaswingingire, ikijene kiri kumenera mu ishyamba, kiriko ewe data we. Buretse ngiye kubageraho, bari hano hafi. Kansubira inyuma, wabona naciye ahatariho, urumva. Kanze nce hepfo, nce hano mwimwe akayira ko hepfo. Buretse gato wabona bigubye ahandi hantu nacyo nkeka ko harimo agahuru kameze neza, naho umuntu yagirira. Buri gihe ndaza ngasanga harimo ibishashi bya kondomu shanka, ibyo byavuye, kumbe n'abahamba baba babyinjijemo baje kuhasambanira. Buretse gato ababonda abagabo ndagaswe, nuko mbona video ibaye ndende. Guys, kambabwire ngo muze gutegereza pati kabiri.